inzira y'umusaraba twarayitembereye, agubwa mbere bw'ubwa kane bw'ubwa kangahe ku munsi wa gatatu. Amen. Arazuka, iyo ni Pasika. Rero ntabwo ngiye kuvuga kuri Pasika cyane, ndakomeza inyigisho Imana yampaye. Mfite ibyigisho birenze 8. Imana imbwira amagambo agera kuri 4. Imana irambwira ngo mbabarira wigisha inyigisho nzima. 2, mbabarira wigisha inyigisho z'ububyutse. 3, mbabarira n'amagambo ageze muri 4 Imana yambwiye wigisha inyigisho zihembura ubugingo. 4, iryo rya 4 ryo yarayibimbwiye nijoro, irambwira ngo bwira abantu wigisha inyigisho zigendanye n'ibi bihe, ibihe by'akarindagiza mu mwuka, ngo hazaba ibihe birushya. Mwandike, mufate amakayi, mushaka amakayi yo muri 2022. Narababwiye ngo mushaka amakayi, ushaka kwigarandika. Ubundi nta munyeshuri utandika. Ushaka kwiga ubundi afata ikayi n'iyandi magambo akandika. Mushaka amakayi yo muri uyu mwaka. Abashaka kwiga, abashaka inyigisho, mushaka ibitabo n'amakayi byo muri uyu mwaka wa 2020, kuko uyu mwaka urimo inyigisho kandi mubyitondemo, zimwe zinakakaye, ariko ibyo kurya by'umwuka nuko bimera. Uyu mwaka urimo inyigisho zitandukanye n'iz'umwaka watambutse n'iz'umwaka washize. Hanyuma uko bimeze kose, abazi Imana yabo bazakomera nibarangiza bakora iby'ubutwari. Yesu nashimye. Imana irambwira ngo amagambo 4, irambwira abantu bigisha inyigisho nzima, nubwo benshi badashaka kuzumva muri iki kinyejana. 2, wigisha inyigisho z'ububyutse. 3, wigisha inyigisho zihembura ubugingo bwabo. 4, wigisha inyigisho zigendanye n'ibi bihe. Amagambo tujya kuganiraho ni amagambo avuga ngo strategy cyangwa se gahunda ya Satani ku bana b'Imana cyangwa se kubera strategy Satani ari gukoresha kugira ngo agushe abana b'Imana. Bushize twakanirira intambwe zibanziriza, koko uyu munsi tugiye kuganira strategy cyangwa se uburyo Satani ari gukoresha kugira ngo agushe abana. Satani afite amayeri, kandi nabyo abantu ndabigira abantu bakomeye. Reka mvuge nk'abakomeye, mbibwira abantu bakomeye. Niba hari umuntu ufite imbaraga, Satani afite imbaraga, ndabibwira abakomeye. Ariko kuko umuntu udakomeye ashobora kumubwira ati ni gute wavuga ngo Imana ifite imbaraga ukavuga ngo na Satani afite imbaraga. Satani afite imbaraga. Urakinisha Satani wagiye kugerageza Yesu amaze iminsi 40 mu butayu, kandi umenye ko Satani atamugerageje ku munsi wa mbere, nta nubwo yamugerageje ku munsi wa 2, nta nubwo yamugerageje ku munsi wa 3. 40 jours, 40 yamugerageje ku munsi wa 40 tayari asoje amasengesho. Ariko ibyo niki? Satani afite imbaraga. Yakobo 4:7 sameye amagambo, murwanye Satani nawe azabarwa, azabahunga. Yakobo 4:7 sameye amagambo. Ndabibwira abantu bakomeye, Satani afite imbaraga. Utaratinye kugerageza Yesu mumase arangije ku munsi wa nyuma. Yesu kandi ngo yarashonje. Satani afite aho agutegera mu bukene, gusonza, kwambara ubusa, kuba utameze nk'abandi, kuba ibyiwawe, kuba utakimeze. Satani afite ahantu henshi ashobora kugutegera. Icyo gihe Yesu ngo yarashonje, mu minsi arangije iminsi 40 ngo arasonza. Nibwo Satani yabaga, ubwo namenye situation yarimo, reka nze mukandagireho. Aramubwira ati nibura umwana w'Imana se wabwiye iribuye rikaba umutsima ukarya. Yesu aramubwira ati ntabwo umuntu atungwa n'umutsima gusa, umuntu abasha no gutungwa n'ijambo ry'Uwiteka. Somera Yakobo 4:7. Yakobo 4:7.
nuko rero mugandukire Imana, ariko murwanye Satani nawe azabahunga. mugerageze murwanye Satani nawe azabahunga. hagarariraho strategy. umva, Satani afite udukoryo zanguko zo mu isi. Satani agira amayeri, kandi amayeri amwe namwe akajya gusa na yera. mwanya magambo bikajya kumera nk'umucyo kandi atari umucyo. ugandukire Uwiteka, murwanye Satani nawe azagira gute? uzamurwanya nawe azagira gute? afite amayeri menshi, kandi muri iyi minsi none ari gukora cyane. muri iki kinyejana Satani ari gukora cyane, kuko afite henshi ari gutegera bizera. no ku gisimenti ari kuhabategera. umuntu akumva ngo gisimenti yafunguwe, akavuga ati nanjye wanyarukirayo nkareba, kuko gisimenti yafunguwe. n'umurokora akavuga ati nanjye wagerayo nkareba. inshuro ya mbere akegera akavuga ati ntacyo hantwaye, no kwa kabiri no kwa gatandatu nzagaruka, no ku wundi nzagaruka. ruto akabakunze ibyo ku gisimenti kirusha ibyo mu rusengero. mu yandi magambo, agakunda injyana yo ku gisimenti kurusha injyana yo ku kidendezi cyangwa se yo muri restoration. akaba aragiye. hanyuma icyambere, Satani ari gushikisha abantu muri iyi minsi. wenda ni ikintu kimenyerewe, ariko ibihembo by'isi. icyambere Satani ari gushukisha abantu ibihembo by'isi. mu yandi magambo, ikigushije abarokora muri iyi minsi cyambere, isi n'abantu. isi n'abantu, mu yandi magambo, ibiri mu isi n'abantu bayirimo. icyo ni icyambere. nsomera amagambo ari muri Luka. Yesu igihe yari mu masengesho y'iminsi 40, Luka yisha abantu inyigisho nzima, kandi ubabwira amagambo ahembura ubugingo bwabo. ikindi uvuga amagambo agendanye n'iyi minsi, uzumva utazumva azabireke. igihe kimwe Imana yigeze kubwira Ezekiel ngo nakugize umurinzi w'inzu ya Isirayeli. uzababwire bazumve cyangwa bazabireke, bazamenya ko umuhanuzi yarabarimo. dushinzwe kuvuga, uzumve cyangwa urorere. ntawe tuzafatira ku gakanu, ariko ntawe uzadushinja ko tutavuze. nsomera Luka 4:5. umwanzi aramuzamura amwereka ubwami bwose bwo mu isi mu kanya gato. aramubwira ati ndaguha ubutware bwose n'ikuzo ryabwo, numfukamire ukandamye, kuko ari jye wabugabanye kandi mbugabura uwo nshaka wese. nuko numfukamire ukandamya, buriya bwose buraba ubwawe. Yesu aramusubiza ati amen. Yesu aramusubiza ati handitswe ngo uramye Uwiteka Imana yawe ndetse yikorera yonyine. Porute nibashaka bazane nuko haranditse ngo uramye Uwiteka Imana yawe ndetse yikorera yonyine. bashumba bari gushijwe n'ibihendo by'isi, bahanuzi baragiye. kamanyi k'umutsima, icyo bita kamanyi k'umutsima. kandi reka mbabwire, ngiye kubagira ingingo zikomeye abashumbye. torero abashumbye, abashyitsi wenda pardon, iri torero nzariyobora nk'iry'umwuka. sase iri torero icyaci Imana yampaye kuyobora, nzariyobora nk'itorero ry'umwuka.
bimubereye azajya aho bimubereye. Kandi je suis sérieuse, nzariyobora nk'itorero ry'umwuka. Ibyo gutoragura uduce two hirya hano ahera ngo urazana hano ntabwo bizakunda. Uduce tw'ahandi ngo nabo barasenga, oya. Gutoragura ugatoraguzwa ngo ndaje ngo ndaririmba gutya, ndahagarara gutya, ndakeza gutya, ndagira gutya, amafiyeri ni gutya, barakubeshye. Kandi uko nuko nzariyobora, ndabivuze nongere mbisubiremo. Uwo atabishoboye reka amabwiza ukuri, naho baba batanu bazima bararuta ikivunge kitagira n'umwe. Kirumvikanye iki? Irumvikanye. Naho batanu nkazaba muri Kimana bararuta ikivunge kitagira umwana umwe w'ubugingo. Uko no kuri batanu b'ubugingo bararuta ikivunge kitagira umumaro. Ayo ni amahame ya Rehobote. Hari icyo bita amahame, icyo bita dogitrine z'itorero. Dogitrine baririmbyi korali. Mu yandi magambo, umuntu wese ushaka kugira uko ashaka ntabwo azaguma muri korali. Je vous prie, uwo wese ushaka kwifata uko ashaka, irambwira ngo guhera uyu munsi ni umunsi yabimbwiragaho, uramenya utazongera guharira n'umuntu n'umwe. Uzamubwire rimwe, umubwire kabiri, inshuro gatatu uzamuhagarike. Urugamba nzarwirwanira. Kandi ntabwo nzagutinya cyeka ntari mu mwuka. Ntari mu mwuka ho birashoboka, ariko iyo ndi mu mwuka ntawe ntinya. Nigeze kwirukana umuhanuzi watubanjirije mu guhanura, wari uyoboye icyumba, ari uyoboye icyumba mama Olivier, ngira ngo amakuru yarayazi. Akiyoboye mu buryo bukomeye, umuhanuzi international, ariko yigira akagarara akajya yigwasabiriza, atumera Gehazi. Inshuro ya mbere Imana yamubwiye ngo Gehazi. Elisa yarasenze, Gehazi aragenda yishyuza, tukajya dusenga yangiza akazaramba mu bantu. Kabiri Gehazi, gatatu ya Gehazi. Imana yagukaze uhinduka kabarori. Kandi kaga itaramugendeye kabiri gatatu kane gatanu. Ni Imana y'amahoro, ni Imana y'imbabazi, ni Imana igira neza, ni Imana yihangana, ariko igihe cyo kwihangana kwayo kigira igihe. Kumanywa y'hangu itanya ryo kwa gatatu ririmbaniye, nani magambo rimaze kuzura, Imana irambye ngo mubwira nsohokere mu murimo. Mubwire ansohokere mu murimo kano kanya, afata ibikapu byasohoke mu murimo. Numva ijwi rirandembeje, kandi twatuzi ko ari buri buhanure. Twatuzi ko ari buri buhanure agatera n'amakorasi, kuko arazi gutera amakorasi cyane ariko niyo magambo yararimbaga abantu bagahimbarwa mu buryo bugaragara. Ijwi rimaze kundembya mpamagara bano mbajyana mu cyumba, ndababwira nti ko Imana imbwiye guhagarika kanaka, kandi kano kanya gasohoka mu murimo, kandi ko tutarakomeza gusenga, ko nta kintu kiri bukorwa atarasohoka. Buriya rero njyewe ndi mu mwuka nta soni ngira, niko nabaye. Iyo ndi mu mwuka nshobora gusubira mu mubiri ngatekereza ku bintu, ariko iyo ndi mu mwuka nta soni ngira zo kuvuga ibintu. Njyewe niko ndemwe rwose. Iyo ndi mu mwuka nta soni ngira zo kuvuga ibintu. Iyo nsubiye mu mubiri nibwo ntekereza ibyo navuzeho n'ibiki byose, ariko iyo mwuka wera yangendeye akambwira ati kivuge, sinzi uko meramera nk'umusazi. Nako kanya ndaza ndamvugira mu igari, ndavuga nti Imana iravuze ngo sohoka uyivire mu murimo, kuko warayisuzuguye, yarakubwiye wanga kumva. Induru ziravuze mu rusengero. Ndavuga nti nko guhumbya nkubone wageze hanze, fatisha koshi
n'utuntu twe twose aragiye ajya ku kagari ka Rwimbogo kundega, ajya kundega ngo ndamwirukanye mu rusengero. Abo karagari bati uburaga ninde, ndarega mama tumukunde, baramubwira bati uwo ntituzi ibyaha bye, muri aka kagari nta kibi tumuziho. Yabanje mu mudugudu baramubwira bati uraduha amahoro. Abagiye ku kagari bati uwo nta byaha bye tuzi muri uyu mudugudu n'akagari. Baramubwira bati kandi Imana yabahamagaye mugende muyiregere niyibakiranura. Baramubwira bati twebwe ntabwo tuzi uko wahuye nawe, ibyabahuje ntabyo tuzi, uje kurega ikizi? Amategeko ari bubakiranura ava mu kihe gitabo cy'amategeko? Igitabo cy'amategeko turi buhereho ni iki? Abaragiye. Umurimo w'Imana rero, tugira ngo umurimo w'Imana ubuze umuhanuzi ukomeye n'umuntu w'amakorasi, Imana ntiburi ko yiranje. Yesu nashimwe. Nari kwijambo rivuga ngo irangira ngo uzaba umuntu kwiyamye gukarira n'umuntu, uzamubwira rimwe kabiri inshuro ya gatatu uzamuhagarike, nzarwiruburanira. Nzariyobora cy'itorero ry'umwuka, apana kajagari. Itagutoragura mu mihana yose ngo urazana hano uri umushyitsi. Icyakora abashyitsi bo bajya bazi uko ariko ntabwo ari abana mu rugo. Abana ufite uko barera, ariko abashyitsi ntabwo babashyiraho igitsuri nk'icy'abana bawe. Umushyitsi kuko araza akagenda, ariko abana ufite uko bafite uko barerwa. Siko bimeze. Abana bafite uko barerwa, ariko uyu mushyitsi yaje nubwo yaza yambaye ubusa, aricara akavuga ati komeze kose mu masaha 3 arahita agenda. Uyu si uwanjye, ntabwo ndi kumwe nawe, ni umwambaro we, niyambara ibyo ashaka, ni umushyitsi. Mu masaha 2 arasezera agenda. Ariko abana ugomba kubaha indangagaciro. Hanyuma uzabona bitamunogeye, uzabona bitamubereye, uzabona ataribya, azajya aho bimubereye. Kandi nubwo aba 5 bararuta ikivunge kitagira n'umwe muzima. Amen. Haleluya. Yesu nashimwe. Nzababwira Imana y'ukuri. Imana yanyihishuriye niyo nzababwira. Paulo yandika amagambo meza aravuga ngo ubu butumwa nahawe si ubw'abantu, nta nubwo nabwigishijwe n'abantu. Abagalati igice cya 1 umurongo wa 11. Yandika amagambo meza aravuga ngo ubutumwa ntabwo nabuhawe n'abantu, nta nubwo nabwigishijwe n'abantu, ni Uwiteka wumpishuriye. Nzababwira Imana y'ukuri yampishuriye. Na ubu butumwa ntabwo hano ari aho bacezereza, ntabwo hano ari muri Kadirake, ntabwo hano ari muri sari wawe ugereka akaguru kandi ugatuka abantu, ugasuzugura abandi. Ibyo uzabigumana iwawe mu nzu y'Imana, ni mu nzu y'Imana. Ndasubiramo, aha si muri Kadirake, aha saho babyinira, ntabwo ari aho bacezereza. Aha ntabwo ari aho ugereka akaguru kandi ngo usuzugura abandi, ni mu rusengero rw'Uwiteka. Ibyo uzabikora iwawe muri saro, uzabigumana iwawe, ariko inzu y'Imana izitwe gusengerwamo. Kandi icyo kimvuze mfite impamvu. Cyagasuzuguro n'abasuzugura abandi, mico yiwanyu uzayigumana iwanyu, inzu y'Imana niyo gusengerwamo. Amen. Imico y'abasinga n'abazigaba n'abagesera n'abandi uzayigumana iyo ngiyo, inzu y'Imana niyo gusengerwamo. Nzariyobora y'iby'umwuka. Niko bimeze. Kandi reka mbabwire, hari igihe umuntu avuga ati umuntu sinamuhagarika kubera ko ntunze. Namuhagarika gute se kandi ntunze? Nzatungwa n'igeno ry'Uwiteka naho mwareka kuntunga. Nzatungwa n'ibya data. Data afite ibigega byinshi. Nyagasamba afite ibigega, Ikarongi afite ibigega,
muri Amerika Uwiteka afiteho ibigega, Canada Uwiteka afiteho ibigega. Hari igihe umuntu avuga ati arampagarika gusa ese kandi mutunze, nzatungwa n'igeno rya data naho mwareka kuntunga. Cyo nicyo kisha abakozi Imana biyimisa, bagendeye ku marangamutima y'ibyo babona, bagendeye ku marangamutima y'aba batunze n'abafitiye akamaro n'abandi, barangiza bakabasumbisha abandi, barangiza bakabibigirwamana mu nsengero, kavuga twikomeze ko sinamukoraho kandi atanga menshi, sinamukoraho ari kibamba mu rusengero, sinamukoraho ari inshuti yanjye, sinamukoraho yarampaye, sinamukoraho yarangaburiye, sinamukoraho yarampaye amata, sinamukoraho yaranjanye kurya amafinirindi, sinamukoraho yaranjanye muri kofi tukanywa icyayi, sinamukoraho. Uva ijyanye ibyo biroza abakozi Imana biyimisi cyabita kuroga. Ariko uzayazana uzi ko agiye gukora umurimo wa data, ariko ntuzayazana uzi ko agiye gutegeka amamati mukuru. Uzayazane uzi neza ko agiye gukora umurimo wa data, ntuzayazanire uzi ko agiye kuntegeka. Ntabwo nzategekwa n'ibintu. Tubwizanye kuri principe z'iri torero. Uzayazana uzi ko agiye gukora umurimo wa data, ariko ntuzayazana uzi ko agiye kuntegeka. Awi tubwizanye kuri, kandi nzariyobora nk'iryo umwuka uko ndi mu rugendo ndajya mu ijuru, ndasiganirwa gusingira icyo Kristo yamfatiye. Ntawangerereza, ntawantesha umutwe, ntawangerereza. Ndasiganirwa gusingira icyo data yamfatiye, naho yaba ndyangerereza. Uzayazane korera umurimo wa data, ariko ntuzayazana aje kuntegeka. Niko bimeze. Nzariyobora nk'itorero ry'umwuka, bazanye uduce twahariye ngo naho barasenga jyayo, ari kugira disipline. Hari icyo bita disipline yo kukidendeza. Yesu nashimwe, amena. Uko ni ukuri. Hari ikintu mashakamo abashumbye, ndavuga abashumbye, abashyitsi nakoze kudusura, abashumbye hari ikintu mbifuzamo, ndabashakamo imbuto hanze, ndabashakamo imyifato hanze. Abashumbye zitandukanye n'izo ku ruhimbi, bitandukanye n'uko bifata uririmba, bitandukanye ndabashakamo imbuto kwa kabiri, ndabashakamo imbuto kwa gatatu, ndabashakamo imbuto mu kazi kanyu, ndabashakamo imbuto mu ngo zanyu, mbakeneye imbuto. Ndabashakamo imbuto hanze. Iyo soko mena warakoze se kandi ntitwumva n'abanyamwuka. Umuntu ahetse kumbwira ati wazansengereye kajya gukwereka abakristo bawe aho baba, wazamba bayo kansengera nkajya gukwereka aho baba, aho batindikiye. Ati nta bakristo ugira. Wazarebye kungurira nkajya, ni umuntu w'umupagani udasenga nyine, ahahurira nabo. Wazarebye kungurira kajya kukwereka abakristo bawe aho batindikiye, aho barara naho birira. Kajagari kajya gucika muri Rehoboti, kandi serious. Ndabashakamo imbuto hanze, apana ibyahangaha. Aha barambaye bari kwije, hanze n'ubusa. Nahure n'umuntu ukimira nko ndumva ndababaye, ndabanza ndashishoza kugira ngo menye ko ari we ari hano. Kandi ndabanza ndashishoza. Iyo umuntu yatwaye imodoka nta kintu kireba nk'umuntu utwaye, uzaperereze nta kintu kireba nk'umuntu utwaye imodoka. Niba ari kubera gukanura cyane kugira ngo atagonga, nta kindi atabona. Ariwo nahuye nawe yasinze tuvuye mu materaniro hano nimugoroba kigatiye, anara yabonye amacupa tukuye ya whisky, icupa ritukuye rya whisky, sindariyobewe ritukuye ariko udandabirana. Kwaburiya ntabwo yambonye kandi ngenda naramumenye, tuvuye mu materaniro hano nimugoroba. Yesu nashimwe, Yesu nashimwe. Umuntu arambwira ati wazarebye akantungurira kajya kukwereka abakristo bawe, nta bakristo ugira. Icyo mbifuza rero ni imbuto hanze. Duhurira ku giporoso yifashe nabi, nzaguhagarika. Ibyo mu postinga kuri za WhatsApp mwambaye busa n'ibindi, nzaguhagarika.
ntabwo ari indangagaciro z'umurokore. Siritu nk'umukozi w'Imana wirirwa yipostinga yambaye ubusa, uhagarara akayobora abantu akagira gutya. Wenda n'urugero, pardon, ntabwo mvuze protocol, mumbabarire, ntabwo mbavuze rwose, n'urugero ndi gutanga, n'urugero ntanga, wenda n'urugero nk'umuprotokoli, ariko si mwebwe. Uyobora abantu agahagara hano ati tambuka tambuka. Uzi uko bamwita? Uzi uko ubu yitwa umukozi w'Imana. Uzahurira nawe Simba Supermarket, tambuka mukozi w'Imana, niko babita n'abakozi b'Imana. Ariko ugasanga ku status ariko sinzi itako yose iragaragara. Umva, nzabahagarika nicare musenge cyangwa musohoke, nzabahagarika. Kandi mubifate nk'ukuri. Duhuriye Musanze, wifashe ukuntu, nzaguhagarika. Gusa nzakwereka ko nakubonye kugira ngo utazabihakana. Kumvisha mu mazimwe, mwikaritse mu mazimwe, ari wowe ugashoza ntambara mu mazimwe, nzaguhagarika. Ndangagaciro mu mazimwe muri karitsiye, kumvisha mu mazimwe kabiri gatatu kane, nzaguhagarika. Icyo gihe ntacyo uzaba umaze, ntabwo uzaba uri umukristo, nzaguhagarika w'igigice. Mugire indangagaciro hanze. Nabonye umuntu wera, njyewe yundebye abantu ndumirwa, ariko nabyo abantu ngo imyenda mutazana mu rusengero, uwo wambaye hanze wuzane no mu rusengero. Kuki ugira imyenda ibiri? Niko kugira indimi ebyiri. Umwenda ntazana hana handi sinawujyana ngewe, ngo aragira ka kandi azajyana handi nakandi azazana gusenga. Aho handi se data atareba? Navuze ngo ubwo bwambure data atari kureba, kwa gatanu yabubonye, nuko gatandatu yabubonye, mu masore ntazi data ari kumwe nawe yakubonye. Nzabahagarika. Bwasanga umuntu arifotoye amwe yese ku gasozi arapostinze ashyize kuri WhatsApp, nzabahagarika n'ukuri kw'Imana. Kandi mbabwiza ukuri, ubwasi ubwo burere dutanga, dufite uburere dutanga. Ibintu byo gutoragura imico ya aratoraguye utuntu na hehe, ngo nabo barabikora, ngo na hehe, ngo basenga bameze gutya, baramaze ariko ibuye mama tumukundi ibyo yigize nibiki, ngo atubuza ibi n'abandi basenga. Genda ujye kuramya yuhimbaze amabere ku gasozi, nshaka aho ugaragaza ibiki, ibyo birakureba. Wambara ubusa gatuza karanga, ariko sigaho urusengero rw'Imana ruzitwa urusengero rwo gusengerwamo. Ntabwo ari isega y'abambuzi, si isenga y'indaya, si isenga y'abasinzi, ni urusengero rwo gusengerwamo. Naho ibindi igihe Satani agusha strategies naho nazivuga nkicara, bibirahagiye. Niko bimeze. Aho umuntu akubwira ati wazanguriye nkakujyana nkakwereka abakisu bawe aho baba naho barara. Nzakubaza rimwe cyabita kukubaza rimwe, nkubwira ngo nzakwandikira kuri WhatsApp ibyo wapostinze, ariko nibikidi wambabari ukagerageza ugakuraho ko bitakubereye. Mukanya nsuzugura si areshyiraho ibiruta bya bindi, nta kibazo. Inshuro ya kabiri nongeye nkubwire ntariko ubwo urabona bikubereye. Gatatu nzakuvugaho kandi nzavuga n'impamvu. Icyambere, nzariyobora nk'itorero ry'abanyamwuka ry'umwuka. N'abana tubyaye batunanira twavuze. Ubu ntabwo nabwira umukobwa ngo aririrwa yambara utugeza aha ngo ndabishyigikiye, yananira ariko namubwiye siko bimeze. None se ubwo busaya kuki se njye ntabwambara? Siko bitabereye, siko atari byiza. Hawi azananira namubwiye
yambara suko atari bwiza se ubu yambara ageze ahantu arangiza yinjira mu modoka ntabwo yankurikira mbarayije ukuri ntabwo yayinjiramo ntabwo yayinjiramo ugasanga umuntu arapostinze hari umugenzi abakobwa b'inkumi bambaye ubusa arapostinze bambaye ubusa buri arasize hariya uzi ko natumukunda hariya amafoto ntinya gupostinga yasize harya amarasta bwa burasta mukavuga nti tumuku iyi sinayishyiraho nshakira twa tundi twakera turagira ya marasta yajaga akaza akaririmba ahangaha avuye muri Canada kwera impano ashizeho turasta ndamubwira nti rero ubwo wagarutse mu Rwanda ashizeho two turasta ntabwo wongera gufata mikoro no ndamubwira ntuzagende uzicara usenge ayo marasta ntabwo uzayafata na mikoro mu rusengero ntabwo bishoboka ntabwo byakunda awi dore wajya gusa ukajya muri korali ukongera ugahimbaza ukaririmba rwose nta kibazo nyine amaze gushyiraho two turasa akambwira terega mama hari ahanze yite bishyizeho ahubwo nicyo kibazo yite bishyizeho bose niko ni style ndamubwira nti rero niba ari style uko bimeze kose ntabwo wongera gufata mikoro aya musori ariko ntimukabembereze byo kutabemberezwa ikindi kandi ntimugashugagize ibitari byo gushugagiza ariko ntimugashugagize ibitari byo kugira gute koye mwagiye mureka gushugagiza ibitari byo gushugagiza ariko baramubyaye ariko mugakiza se nyuma mugakiza bimeze gutya nibibanze bigororoke amen ubu koko yambara ubusa posting uriya yambara ubusa buri nshyira kuri status ubwo se ndashimye ntabwo bibaho kandi imyenda bikwiriye se yakwambara kandi akaba umusirimu kandi imyenda yakwambara kandi imubahishije ntabwo yakwambara ubusa ngo nkurikire mbarayije ukuri imodoka ntabwo yayinjiramo pe nambwira nti subira hasi genda wenyine reka abana nyine mugakiza ni mugakiza mu mitungo tuzabana neza ariko mugakiza hari ikitonderwa Yesu nashimwe Yesu ahabwa icyubahiro ariko amen babyeyi bamama bagabo rubyiruko bihendo by'isi mbere na mbere ibi strategy sitane gukoresha ni abisinisi ubwayo nutaba amaso isi zakwahagiza utabaye maso isi yakwahagiza isi nibiyirimo utabaye maso isi yakwahagiza nibiyirimo Yesu ngo Satani aramubwira ati ngo amwereke isi nibiyirimo byose aramubwira ati mfukamira ukandamya bira byose ndabiguha birabi byawe ariko Yesu yagiraga ijambo riri direct muri we nicyo nkundira Yesu yatinyaga kuvuga avuga ati uko bimeze kose haranditse ngo uramye Uwiteka Imana yawe yonyine ureke kumuramya ibindi bishushanyo n'ibigirwamana byo mu isi Yesu nashimwe haleluya umunsi umwe nzumva impanda ya Yesu irangurura hejuru mu bicu nzaguruka nsanganira umwami anyambike ubwiza nk'ubwe we umunsi umwe nzumva impanda ya Yesu irangurura hejuru mu bicu nzaguruka nsanganira umwami anyambike ayiwe ubwiza nk'ubwe we igihe cyo kuba mu isi kirarangiye
musi wo gutaha uri bugufi. Nzabwira isi ndi ngaho urabeho, mbwira umubiri ndi ngaho urabeho, mubiri we ngaho urabeho, nshuti yanze gusenga ngaho urabeho. Nzabwira isi ndi ngaho urabeho, mbwira umubiri ndi ngaho urabeho, mubiri we ngaho urabeho, nshuti yanze gusenga ngaho urabeho. Cya gitondo kizarasa, mwijima n'urupfu bitabwe mu nyanja, tambagizwe rwa rurembo rwera, zibirimo byose izamazi itekawe. Cya gitondo kizarasa, mwijima n'urupfu bitabwe mu nyanja, tambagizwe rwa rurembo rwera, maze ibirimo byose bizamazi itekawe. Igihe cyo kuba mu isi kirarangiye, musi wo gutaha uri bugufi. Nzabwira isi ndi ngaho urabeho, mbwira umubiri ndi ngaho urabeho, mubiri we ngaho urabeho, nshuti yanze gusenga ngaho urabeho. Amen, amen. Ibihembo byo mu isi icyo ni icya mbere. Pawulo yararimbye ngo hari impamvu ituma iby'isi bitaturyohera, twabibona tukabona nk'ibibambye. Pawulo yaravuze ngo mbibona nk'ibibambye nabyo bikabona ko mbambye, ntaho duhuriye. Icyo ni icya mbere. Cya kabiri, intwaro Satani ari gukoresha isi nutayitondera muzahagera. Murokore, muhanuzi, mudiyakoni, mu protokole, muririmbyi, munyamasengesho, mu ngeri zose, Yesu nutayitondamo izakwahagiza. Mu yandi magambo, nutayitondamo izakuyobya. Kabiri, indi strategy Satani ari gukoresha kugira ngo agushe abantu mu icyaci cyangwa se mu rusengero rwayo, kugira ngo agushe abera. Mwuka mubi wo guhangana, mwuka mubi wo kudahuza, mwuka mubi wo gupingana, mwuka mubi wo kutizerana no kwishishanya, mwuka mubi wo kubiba amacakubiri n'ibindi bigendanye gutyo. Hari umwuka mubi wo guhangana mu bizera, hari kutumvikana, hari kwishishanya, hari agasuzuguro hagati y'abizera, hari kudahuza, hari kwishishanya. Ugasanga abantu baricaranye muri korari akavuga ngo iyo nicaranye nawe ndaremererwa, ntabwo nahagararana nawe muri korari, ntabwo naririmbana nawe, yamagaranye nawe ndaremererwa. Ariko ibyo bibaremerera mudakemura nibi. Njye mama tumukunde uko nteye, ntabwo nagirane nawe ikibazo ngo gitinde, kuko iyo ngitinzemo kirambangamira. Ijambo rya gatatu, mwuka mubi Satani yazanye mu bizera, mwuka mubi w'amagambo aroga, mwuka mubi w'amagambo aroga. Nongeyeho amagambo aroga. Noneho amagambo yose ntaroga, ariko habaho n'amagambo aroga, icyo bita uburozi. Kandi baroko uburozi bubi n'amagambo. Mu nzu y'Imana ntabwo batamika, yego niba barimo batamika ibyo simbizi, ariko uburozi bubi n'amagambo. Amagambo ari icyaha. Kandi uretse no kuvuga ngo wenda mama tumukunda ahagaze hano, ubwari umunyamwuka nta kibazo, amagambo arababaza. Amagambo agira gutera cyane cyane iyo bakuvuga ibyo utagira
bakanahimba n'inkuru kugira ngo nuko ndi umunyamwuka nanjye birambabaza. Ngiye kukubwira amagambo akomeye kandi uyandike ku nkingi y'umutima. Niba ugira amagambo menshi atari ukuri muri wowe, uri umurozi. Niba ugira amagambo menshi muri wowe atari ukuri, uri umurozi. Umeze nka wundi utanga uburozi abuvanye Sumbawanga, nawe uri umurozi. Ibyo ni ibyambere. Kabiri, niba utaranye abandi, uri umurozi. Gatatu, niba ushyushye inkuru za mugenzi wawe, uri umurozi. Utega amatwi wumva abarozi ureke kuvuga n'aba bandi baroza abantu ntibabizare, nawe uri umurozi. Amen. Niba uvuga amagambo asabanya atubaka, uri umurozi. Zaburi 15 umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa 3 n'amagambo bavuga ngo ni Uwiteka we, ninde uzagoma mu ihema ryawe, ninde uzahagara ku musozi wawe wera. Wari insomera Emery mama Rivera sauce gatoya. Zaburi 15 chapitre murongo wa mbere kugeza ku murongo wa 3. Uwiteka we, mbese ninde uzagoma ku musozi wawe wera, mbese ninde uzatura ku ihema ryawe. Zaburi chapitre 15 ku murongo wa mbere. Kadusome mu izina rya Yesu. Uburozi bw'amagambo ni bubi. Navuze ngo niba utaranye abandi, uri umurozi. Navuze ngo niba ushyushye inkuru ya mugenzi wawe, uri umurozi. Niba ugira amagambo menshi atari ukuri y'ibinyoma, uri umurozi. Soma. Uwiteka, ninde uzaguma mu ihema ryawe, ninde uzatura ku musozi wawe wera. Nugendera mu bitunganye, agakora ibyo gukiranuka, akavuga iby'ukuri nk'uko biri mu mutima we. Ariko mujye muvuga ukuri nk'uko uri mu mutima mu by'ukuri. Kandi akaza nkubwira, mama tumukunda umanye ku giporoso, ukavuga uti mama tumukunda nyeze ku giporoso, ntabwo byambabaza kuko ndahanyuze. Ariko kuvuga ngo umbonye ku giporoso ntahanyuze, aho ho ni question mark. Ariko niba umbonye ku giporoso mpanyuze nta kibazo. Mu bintu nanjye byananiye, nanjye niba binaniye ndabanza misengere mbere ko kugira ngo nawe senge Imana ibigukize. Yesu nashimwe. Ngo abafarisayo niko babigenzaga, ngo babagerekaga hinsi cyo nabo batabasha kwikorera. Bakabwira ngo mukiranuke kandi badakiranuka, bakabwira ngo muve mu byaha kandi arabanyaryaha, bakabwira ngo muve mu bwibone kandi arabibone ba mbere, bakabwira ngo nimugire gutya kandi ari bo ba mbere. Yesu nashimwe. Komeza gatoya. Utabesheresha abandi ururimi rwe. Utabeshereza ururimi rwe rucunga izamu byitwa ururimi. Ntagirire nabi mugenzi we. Beneda kandi nabonye kuri WhatsApp kandi ntubasha kurinda ururimi rwawe. Sinza kandi nawe ngekakurikiyeho ngo uza wagize gute ururimi rurihuta cyane. Ururimi kukirwihuta no kubera iki? Burya niyo mpamvu rimwe na rimwe ntinya abantu, kuko twaburi kumwe n'abantu ngo bure kuvuga aho kugwa mu kintu mvomye yo kwirinda. Yesu nashimwe. Tinya sukuvuga ati mukanyana nindi kumwe nawe, ejo sisi twari turi kumwe. Yego ururimi yego. Ntagire nawe mugenzi we, ntashushe inkuru y'umuturanyi we. Ntashushe inkuru y'umuturanyi we. Mu maso ye umunyagisuzuguro. Hagarira aho ngaho. Yawe Uwiteka we, ninde uzaguma mu ihema ryawe. Yawe Uwiteka, kuki abantu bagira amagambo menshi babiterwa n'iki? Kuvuga cyane. Kandi akambwira ukambira ivuga amagambo menshi ngo avamo ibicumuro. Amagambo menshi avamo iki? Byanze bikunze amagambo menshi yakuviramo ibicumuro. Yesu nashimwe. Hari amagambo Imana yita amagambo y'ubupfapfa, biparo bitagira umumaro, bidapfuye bipfuye. Ibyo bintu Imana ijyango runuka gushyushya inkuru zimwe na zimwe. Kenshi iyo ugira ngo ziryohe uranabeshya kugira ngo ziryohe. Uwiteka we, mbese ninde uzagoma mu ihema ryawe, ninde uzatura ku musozi wawe wera. Amen. Nugendera mu nzira zitunganye,
udashyushya inkuru za mugenzi we, uvuga ukuri nk'uko kuri mu mutima. Niko nabwiye Imana, mbwira Imana ngo Mana, ibyananiye uzandinde kubitsindagira ku bandi, ahubwo ujye ushoboza mvuge nanjye, mbwiriza abantu nanjye ibyo nashoboye. Yesu nashimwe, haleluya, Yesu nashimwe. Icyanya kangahe ngiye kurangiza ndi kubangagura, amena, haleluya, haleluya. Indi strategy ya Satani muri iki kinyejana ni intumwa agutumaho. Uko ubona Imana ifite intumwa zayo, niko na Satani afite izindi ntumwa. Kansobanure gato, hari intumwa kandi reka nze nkubwire, ntubone iyo umaze gukizwa cyangwa natwe tumaze kwitaba umuhamagaro, Satani nawe ategura ibizaturwanya. Iyo umaze gukizwa, Satani ategura ibizagucogoza. Uko ni ukuri. Iyo umaze kwakira Yesu umwami n'umukiza, burya ntuhagara hano ukazamura ikiganza ukwakira Yesu umwami n'umukiza, tayari Satani yamaze gutegura ibizakugusha. Ni urugamba ruba rutangiye. Amen. Niba amaze kwitaba umuhamagaro, tayari Satani yamaze gutegura ibizangusha mu muhamagaro. Nuko Satani akora. Yesu nashimwe. Intumwa za Satani intumwa za Satani ziriho kandi zirakora. Intumwa za Satani ziriho kandi zigize gute? Reka nkubwire, ubu aho Satani yantegera arahazi. Mu nzoga ntabwo Satani yahantegera kuko ntiyanshobora. Mu busambanyi ntabwo yahantegera ntiyanshobora. Mu biki ntabwo yahantegera ntiyanshobora. Icyakora wenda mu magambo n'amazimwe prizumwe bashobora kuyagushoramo kandi ugasanga ibintu byagufashe kandi byagufasheho. Icyakora wenda mu rubyaro Satani yahantegera. Icyakora wenda kuri uyu mubiri n'uburwayi Satani yahantegera. Kuko burya Satani buri wese azi intege nke naho yamutegera. Kuvuga ngo arantegera ku nzoga byo ntibyakunda, sinayinywa. Kuvuga ngo arantegera ku gisimenti hariya ntiyahambona ndi kuhabyinira, wenda ntabwo bishoboka. Iryo joro sinarira hariya. Kuvuga icyakora wenda mu rubyaro yahantegera, ariko nabwo akandwanirira. Wenda kuri uyu mubiri mu gitondo nkumva andashe umwambi w'uburwayi, igifu kirahagurutse, aho birashoboka, ariko nabwo akandwanirira. None se wowe urumva yagutegera he? Wenda yagutegera mu bubi mwiganye, wenda yagutegera mu muririmbana, wenda yagutegera mu rungano, icyo bita urungano yewe generation. Amen. Bakajya bakubwira batari ko bundi turangiza secondaire ko twabonaga uri umuntu uri smart, ubundi byageza yagutegera mu rungano ukajya wumva ufite isoni. Njye urungano nararucitse, byararangiye, naramaze kurucika, babona bimbereye. Wowe urumva yagutegera he? Yagutegera he sha? Yagutegera he? Wowe yagutegera he? Suzuma neza ko yagutegera. Umva nkubwire, iki kinyejana Satani afite intumwa. Sayine intumwa yakugenderera, yaguhamagara kuri telefone, yaguhamagara hehe, cyangwa se akagusanga no mu rugo, cyangwa kandi reka nkubwire, njyewe umuntu nzi neza ko ashobora kumera intumwa ya Satani. Mujye musenge Imana nibaha amaso yo guhishurirwa. Ntabwo namwemerera kandi mbarahije ukuri. Haramara kugenda ngakamuka, ngasigara nakamutse. Uzuko hari umuntu mumara n'isaha ugakamuka, isaha gusimwe. Papa yeshe ugasigara umeze nk'igipampara. Wamuri ukaze mugasigara uhembera kandi yigaramiye. Mumara n'isaha imere kumbi. Ego ko Mana nyiribi, reka nkubwire, umuntu uzi neza ko atanzanya amakuru mazima karibu. Ntabwo byabaho. Nubu harabaje kunsura kwa gatanu ejo bundi, haramamagara bati turashaka kugusura. Umuntu haramamagara ati ndashaka kuza gusura, ariko kubera ko muzi neza ko
ko nta kizira cyava kuri we kuri njye. Ndamubwira nti karibu, kuko nzi ko tuganira amagambo mazima kandi meza, turaganira tugahuza, ahubwo nkumva ndanaruhutse mu mutima wanjye no mu mutwe wanjye. Ariko ingenza ya Satani, iryo jambo rimanutse gutyo, ingenza, icyo bita ingenza rimanutse gutyo. We Papa Jesu, njya gusengera ingenza z'abadayimoni, data ziheza kure. Icyo bita ingenza z'abadayimoni, itonde. Hari ababyeyi bazima, hari abantu bazima. We urufatiro rw'Imana ruracyahagaze, rwanditseho amagambo avuga ngo bangenda bazi. Kandi mbabwiza ukuri, hari abantu bazima, hari abantu bazima, hari abantu bazima b'imico mizima, hari imfura rwose. Icyo bita imfura, imfura ni ukuri kw'Imana. We mubyeyi arambwira ati ndashaka kuza gusura, yabimbwiye kwa kane nimugore, ndavuga nti ejo uzaza. Ati rero nubone akanya, kuko nyine bazi ko ntagira akanya. Ndamubwira nti ejo uzaze, kuko nzi ko tuganira, ahubwo akanyisekereza nkumva ndaruhutse mu mutwe n'ibindi. Ndamubwira nti uzaze. Hari abantu b'imfura beneda, hari abantu b'imfura ni ukuri kw'Imana, hari ababyeyi bazima, hari ababyeyi, hari abapapa bazima, hari urubyiruko, hari abantu bazima. Nanga ubutiriganya mama tumukundi, nanga ubutiriganya, nanga ubudode, nanga umuntu uhora mu budode. Ubudode saa 8, ubudode saa 9, ubudode saa 11, ubudode mu kwezi kwa mbere, ubudode mu kwezi kwa, ariko umuntu ahorana ubudode imyaka 5, ariko ubwo budode budashira. Amaherezo y'ubwo budode Yesu nagaruka ukiri muri ubwo budode, ubwo bizagenda. Wabonye umuntu uhora afite question mark mu bantu buri gihe. Uyu munsi niba ari Kalisa navaho haraza Kirema navaho haraza mama Boneri navaho muri korari haze undi wo muri umuntu ntabari si warananiranye ahubwo. Yesu nashimwe. Ntuwaza Satani, sanga Imana kurindi ingenza z'abadayimoni, kuko umuntu wese utagira aho kugeza ntacyo amaze. Data na kanseringi, mwanya magambo inshuti yose itazagira yikugeza, data yigizeyo. Kandi uko nukuri mama tumukunde, nje nuko nsenga n'ijambo ry'Imana riravuga ngo nkureho ibitagira umumaro. Nkureho ibitagira iki? Oya, sinakomeza kugendana n'umuntu nzi neza, nzi neza ibye. Samusoni yagushijwe na Delila kubera kwikubana. Efurayimu amena imvi z'urutaru kubera kwivanga n'ayandi mahanga. Ntabwo nakomezanya nawe umunyamagambo, ntabwo nakomezanya nawe, gusa sinzamwanga. Umunyamazime ntabwo nakomezanya nawe, gusa sinzamwanga. Umuntu wese utagira amagambo yubaka sinakomezanya nawe, gusa sinzamwanga. Nanga ubudode, nanga amagambo, nanga amatiku, nanga utuntu. Umuntu uhora mu tuntu, umuntu uhora mu manza zidashira. Buri gihe afitanye ibanza n'abantu, umunsi afitanye ibanza n'abantu. Ariko ubu koko nk'abashumba nibyo bagenda batuvuga. Ubu duhorana ntitwahorana imanza. Uyu munsi narugiranye n'uyu buke gusi. Nyabandi bahorana amatiku, amatiku adashira. Iyo ni imyuka y'abadayimoni. Umva ujye usengera ingenza z'abadayimoni ku buzima bwawe. Ashaka kumenya uko wiriwe kandi ntacyo ari bugufashe.
ashaka kumenya ubuzima bwawe kandi ntaragwa n'icyo cy'isukari. Ubwo se bishakira iki? Ashaka kubwinjiramo kandi ntacyo ari bukumarire. Makire arabuseseramo ntacyo kumarira kubera iki? Pourquoi? Ubundi ariko mbere yo kugira ngo ugire umuntu neza ni ngombwa ngo ubwinjiremo ubuzima bwe. Wakoze iki Imana igutegetse gukora ubundi ukigendera. Ugakomeza nyine. Biba numa yo kubibuza sarura. Arabwinjiramo nta nicyo ari bukumarire. Pourquoi? Kuki umuntu asesera mu byawe? Kubera iki? Beneda reka turangize tugende. Akandi kantu ntangirijeho kabadayimoni nako kabi. Umwuka w'ishyari n'inzangano. Umwuka w'ishyari n'inzangano mu cyaki. Erigiye bituri kuvuga ntabwo ndi kuvuga ibyo mu kajagari. Cyangwa nze ngumvugiye ibyo mu mudugudu waho ntuye. Ndi kuvuga ibyo abo turi kumwe. Ishyari n'inzangano. Kandi igikurikira ishyari no kwica. Uzatinye umwuka w'ishyari watumye Kayini yica mwene nyina Abeli. Inkurikirane bose ibere rimwe ariko aramurangiza. Ngo nuko ituro ryiwe ngo Uwiteka atagishimiye ngo akishimire ry'Abeli. Uwiteka aramaze atariko wiki Abeli. Wowe nukora ibyiza ntuzashimwa. Urinda kumwica. Wowe nukora ibyiza ntabwo uzashimwa. Ariko reka nze mbabaze. Niba ubona umwenda mu matumukunde yambaye wenda ari kibazo kuri wowe, wategereje ibyawe ko bizaza. Wategereje nabo ko ibyawe bizaza. Bikazamuka bikaza. None si byanjye n'ibyawe. Ibyo bisa n'ibyuyu. Nta munsi n'umwe abantu bazareshya. Kwisi ntibyabaho. Ishyari ufite uburozi nyuma y'ishyari yakwica. Ishyari ribanziriza kwica. Ishyari n'inzangano. Yambaye ubundi mwenda. Ibyo se birakureba. Aho buvana rusuruseze, aho bivana urahaza. Ibibanza afite urabizi. Ikibanza yagurishije Nyagasambo yakigurishije muri kumwe. Ku buryo muri miliyoni 5 atavana mu mwenda. None se urabaza ibye ni ibyawe. Ishyari ni ribi. Ishyari ni ribi. Ukina na Kayini wishe mwene nyina bose ibere rimwe kubw'ishyari. Yambaye undi mwenda musha kandi aha bivana se urahazi. Wabwiye Imana ikaguha ibyawe. Yibwira uti nanjye mpibyanjye. Siko bimeze. Yawambaye nyine yakwibye se. Icyo ni cyambere. Yakwibye arakwambuye se yarakwambuye. Wavuze ati iyo iri munsi y'ubukode ntabwo ushobora guteka umuceri wa Tanzania utarishyura nyiri inzu. Ati yitetse umuceri wa Tanzania ugahumura kubwira ngo mpa amafaranga yanjye. Nta soni karateka n'umuceri wa Tanzania kanyambuye. Wirinda kugura inyama utarishyura ideni wirinda kugura inyama kugira ngo udakaranga atese karakaranga inyama karanyambuye. None se uwo mwenda wambaye waramwambuye. Ngo yawuguze wanze kumwishyura wenda nawe wagize gute. Ishyari ni ribi. Ishyari ryatuma wica. Ishyari ryatuma uroga. Ishyari ni ikintu kibi. Ngaho ibintu biri kuva mu macaci. Gasanga umudiyakoni arozerevera. Mudiyakoni ahantu yarozerevera baramurutsa. Mudiyakoni yarozerevera amushyiriramo. Diyakoni amushyiriramo. Yambaye uwundi mwenda. Yambaye uwundi mwenda nyine. Kwambara se akinga amabere. Yesuwe. Ishyari ni ribi. Ariko buriya nkazira nkweto yambaye buriya yaziguze nkangaye. Ibyo se ni ibyawe. Mama tumukunde narahiye kujya mu buzima bw'abantu. Kandi mbarahije simbashumbye.
bamwe sinzi iyo bakora, bamwe sinzi n'ibyo bakora. Ndabyibuka cyake twabagamo, twe bamenyaga nayo duhembwa kugira ngo tubone gutanga ibya 10, twe bamenyaga nayo duhembwa rwose. Ariko ntabwo ndi kwiga yego niyo doctrine nyine. Mu badivantiste bagomba kumenya nayo uhembwa. Icya 10 barandika baravivura. Yawe niba ari ibyo nirinda no kwinjira mu buzima bw'abantu. Reka niba Imana ikubwiriye neza mu kukazi bikagenda neza, data ishimwe himbazwa. Amena. Witeka ahabwa icyubahiro. Niba urinzwe neza mu kazi, nyiringo Imana shimwe. Niba mu kazi bigenda neza, Imana ishimwe. Niba urugo rwawe rugenda neza, Imana ihabwa icyubahiro. Yesu ashimwe cyane. Amen, amen. Ishyari ni ribi. Ngibi ibintu bitanu Imana yampishuriye biri kurwanya abera b'Imana. Cyambere ni ikihe abo twakurikiranye? Isi ni byayo, ibihendo bya hano mu isi. Kabiri, kubw'ibihendo bya kubw'isi turimo mube maso, kandi ibishashagirana byose siko ari zahabu. Mu yandi magambo musengesha umwuka iteka. Kabiri, mwuka wo guhangana no gusuzugurana no kutubahana, uwo nguwo nawo ushenye ubumwe bw'abana b'Imana. Kutubahana, gusuzugurana, ibyigenge n'ibindi byose utamenya. Icyo nacyo gishenya amakorari, icyo gishenya amagrupe, icyo gishenya amatimu runaka, icyo gishenye cyaki. Gatatu, magambo aroga, amagambo yose se kwaroga hari n'amagambo meza. Kubu ngubu aya magambo maze kuvugira hani menshi, ariko ngira ngo nta burozi burimo. Ayo maze kuvugira hani menshi, ariko ngira ngo ntawe naroze. Ahubwo ndatekereza ko rukonterere harimo abo yarogoye. Yesu nashimwe. Abo Satani yararoze iyo bageze mu nzu y'Imana bararogorwa. Ijambo rya gatatu ni irihe? Ijambo rya kane ni irihe? Tunga neza, izamu neza, nyaboneka ingenza za Satani zitaza intumwa za Satani. Satani agira intumwa. Ukuzi Imana ishobora kugira intumwa ikayigutumaho itigenda umumbwirire ngo umva ko Uwiteka avuze. Niko na Satani atuma ingabo ze. Harabariho bagambire kurwanya abandi, akakubwira ati ibyo urimo warasaze. Niba adashoboye kugizwa mwihorere wowe wikirizwe. Niba adashoboye gusenga mureke wowe usenge. Yesu nashimwe. Amen. Haleluya. Muntu wese uzakubwira ibihabanye na Bibiliya ijambo ry'Imana uzamugendere kure. Amen. Iyo ni intumwa ya Satani. Uzakubwira ngo bikabya muzamwihorere, uzamubwira uti nabo genda ukabya mu byawe, nanjye zakabya mu byanjye. Iyo ni intumwa ya Satani. Uzakubwira ngo usenga cyane, uzamureke, uzamubwira uti nawe ibyawe bibemo cyane, nanjye ibyanjye nzabibamo cyane. Amen. Ijambo rya kangahe? Ijambo rya gatanu ni irihe? Ikindi gishenye itorero, church, amagrupe, amatimu. Ishyari ni ribi. Hirya y'ishyari no kwica. Burya afite n'uburozi yabuguha. Ariko Mana, hari ikintu giherutse kumbabaza. Ariko Satani ni mubi. Umuntu umwe avindimwe n'umuntu kuko baba ari abavandimwe ari abagore. Kandi uwo nguwo wavuze ibyo ngibyo ni usenga cyane. Nakwitwa wenda ngo niwe usenga cyane. Yaratoreye ijambo aravuga ati impamvu bariya abakobwa be bahize kwishyiga baragahera kwishyiga no ubugome bwe n'ibihano Imana yamuhannye baragahera kwishyiga. Ubwo ari kuvuga mukuru we, abana ba mukuru we bose bere rimwe, iri rimwe umukurikira ubwa kangaye baragahera kwishyiga mwene nyina. Kandi uwo wavuze ibyo bintu arasenga, yasomye Bibiliya kuva mu itangiriro kugeza mu byahishuwe. Ngewe rero ntabwo njya ndipfana naramubwiye ntumva nkubwire, urambabaje mu buzima. Ndamubwira ngo uri intagondwa mbi. Sinza akantu yavuze abagiye mu byanditswe, ndamubwira ntishyira Bibiliya hasi. Shyira hasi Bibiliya. Nta muntu wasomye ibyanditswe kugira amatiku nkayugira. Bonse bere rimwe
ngo baragahera kwishyiga. Urumva umuntu wo kwifuriza mwene nyina bonse ibere rimwe ngo abakobwa be baragahera kwishyiga? Abana be n'abana be. Iyi si umwuka sinzi ibintu biriho muri iyi si, muri iki kinyejana na hagitare na hari wavuze ngo na Yezu na nyina. No kuri ko Imana na Yezu na Bikira Mariya. Imana iduhana umugisha. Iyo myuka ntibashyikire mu izina rya Yesu. Iyo myuka ntibagereho mu izina rya Yesu. Ndabifuriza ko abana b'Imana bazima Uwiteka yishimira. Iki kinyajana ntikibahitane mu izina rya Yesu. Iyi ni simbaruka ntibahitane mu izina rya Yesu. Iki kinyajana turimo nyabuneka hatagira giherana. Ndabifuriza ko abana b'Imana bazima. Ndabifuriza ko ubwoko bw'Imana bwera kandi mbasabira ijuru no kuzabona Imana amaso ku yandi. Uwiteka akomeza abarindira ubugingo kuko ubugingo ari bwo buzabona Imana. Amen.